Hoziyana ADPR Nyarugenge barakoze. Iwacu dufite Imana. Imana ni ibishimirwe cyane kandi yadukoreye ibikomeye. Nawe usubije amaso inyuma mu muryango wawe ku giti cyawe mu buryo bwose. Imana yakoze ibikomeye hagati muri twe niyo gushimwa rero iteka ryose. Reka dusenge Imana hanyuma twakira umushumba atuganirize ijambo ry'Imana. Urakoze data wa twese nyiri bihe. Urakoze mubyeyi mwiza w'imbaraga n'imbabazi, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ko tugeze mu mwanya mwiza, umwanya mukuru kandi ukomeye wo kwakira ijambo ryawe. Ibyo kurya by'ijambo ryawe Mwami w'iteka Imana tuzi ko ari byo bibasha gutunga ubugingo bwacu, kuko imibiri tuyigabura ibyo kurya bisanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka tuzi neza yuko ijambo ryawe ridutunga kandi rikadufasha, rikaduhanira gukiranuka, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugiye kuryakira rero, turasenze kugira ngo umushumba umukozi umushyigikire mu izina rya Kristo, natwe imitima yacu ifite inzara n'inyota byo kwakira ijambo ryawe bitugwe neza. Urakoze rero kuko umugisha w'Imana uba kuri we kandi umwuka w'Imana akabana nawe, natwe twese abateze amatwi twakira ijambo ryawe tukagubwa neza. Urakoze kuko tugiye kugabana imigisha ivuye mu ijuru muri uyu mwanya, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Karibu. Nongeye gushima Imana kubwo uyu mwanya Imana impaye wo guterana n'abantu bose badukurikiye muri aya masaha ya saa sita. Ndashimira Imana kubwo abantu bose baza kubona akanya ko kudukurikira n'ubundi bavuye mu mirimo, kandi nshimira Imana kubwo abayobozi b'itorero bateguye gahunda y'amasengesho y'itorero nk'uko babivuze. Ubu turi mu cyumweru cya gatatu, turimo twiga ijambo ry'Imana kandi dusenga hakurikijwe ibyiciro by'abanyetorero. Nagira ngo tudatinze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorinto n'ibice 4 umurongo wa mbere. Niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru, icyumweru cyahariwe abadiyakoni, ariko nagira ngo twese nk'abakozi b'Imana bahamagawe gukorera Imana twese twumve iri jambo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko rero abantu baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho kuba abanyamurava. Muri iri jambo ry'Imana tugiye kuganiraho ndumvamo amagambo atatu kandi niyo tuzagenda tuganiraho. Ijambo rya mbere ndumvamo ijambo umuhamagaro. Ijambo rya kabiri ndumvamo ijambo umukozi w'Imana. Ijambo rya gatatu ndumvamo ijambo gisonga cy'Imana. Ayo magambo ko ari atatu niyo tuzavugaho muri iyi minsi itatu kuko n'ubundi bayiduteguriye. Uyu munsi nagira ngo ngaruke ku ijambo umuhamagaro. Narivuzeho igihe cyashize, ariko nagira ngo nongere nibutse abakozi b'Imana bose abadukurikiye n'abandi bazakomeza kudukurikira kuri iyi shene. Nagira ngo tuvuge ku muhamagaro. Ndashaka kuvugamo amagambo ageze nko muri 5 cyangwa 6 kuri iri jambo umuhamagaro. Ijambo rya mbere turareba umuhamagaro ni iki. Ijambo ry'Urugiriki risobanura guhamagara ni ijambo ryitwa kaleo, niryo rivuga ngo no guhamagara cyangwa kubwira umuntu ngo ngwino. Umuhamagaro muri Bibiliya no kuva ahantu umuntu akaja ahandi. Imana ihamagara Aburahamu mu Itangiriro bice 12 yaramubwiye ngo va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu, usige n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka kandi nzaguhindura ubwoko bukomeye. Umuhamagaro no kuva ahantu umuntu akaja ahandi. Dukurwa mu bintu bisanzwe tukajanwa mu bintu bidasanzwe.
umuhamagaro nirwo rufatiro rw'imibereho ya buri muntu mu murimo w'Imana. Abanditsi cyangwa abasobanura Bibiliya bavuga yuko umuntu wese ushaka gukorera Imana akwiriye kuba yarahamagawe nayo. Mu muhamagaro dusomamwo amoko 5 y'imihamagaro. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro w'Imana. Abakozi b'Imana babayeho kera mu bihe bya kera, ijambo ry'Imana ritwereka yuko bari bafite ubuhamya n'ibimenyetso bibaranga yuko bahamagawe n'Imana. Aburahamu yumvise ijwi rimuhamagara. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Umugabo witwa Mose yabonye igihuru gisha nticyakongoka. Tubisoma mu kuva ibice 3 umurongo wa 2. Umugabo witwa Gidiyoni wabayeho mu bacamanza, ubwo yari arimo asekura ingano ari munsi y'igiti, yabonye marayika muhagaze imbere. Aramubwira ngo wa munyambaraga we, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Intumwa za Yesu baratoranijwe. Bibiliya iratubwira muri Luka ibice 6 umurongo wa 12, Yesu ngo yakesheje ijoro asenga, atoranyamo 12 abita intumwa ze. Twasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 2, Bibiliya ikatubwira ngo Paulo na Barnaba barobanuwe n'umwuka. Abantu b'Imana babayeho bari bafite ibimenyetso n'ubuhamya bibaranga yuko bahamagawe n'Imana. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro w'Imana. Umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro w'abantu. Abantu nabo bashobora guhamagara abandi bantu. Iyo umuntu yahamagawe n'abantu akora ibyo abantu, agakora anezeza abantu. Bibiliya igenda itubwira mu ijambo ry'Imana. Hari aho Yuda yanditse aravuga ngo hari bamwe baseseye rwihishwa muri twebwe ngo baje gutata umudendezo wacu mu Mana. Hari abantu binjiye ariko batarahamagawe n'Imana, ariko barihamagawe ubwabo cyangwa bagahamagarwa n'abandi bantu. Iyo dusoma Yeremiya ibice 14 umurongo wa 14, hari aho ijambo ry'Imana rivuga ku bahanuzi bahanura. Imana yabwiye ubwoko bwa Isirayeli ngo abahanuzi bahanura mu izina ryanjye ntabwo ari njyewe wabatumye, ngo kandi si njyewe wabibategetse. Umuhamagaro wa gatatu ni umuhamagaro w'amafaranga. Umuntu ashobora kuza mu murimo w'Imana atajye kwagura ubwami bw'Imana, ariko ajye gushakamo indonke, ajye gushakamo amafaranga, ajye gushakamo ubuzima. Niyo mpamvu uzumva ngo umukozi w'Imana ngo yatanze amafaranga kugira ngo agere ku mwanya runaka. Bibiliya itwereka abantu bakoreye bene uwo muhamagaro w'amafaranga. Dusoma umuntu witwa Gehazi. Gehazi yari umugaragu wa Elisa. Bibiliya itwereka ko yakundaga amafaranga kandi yari kumwe n'umuntu w'Imana wuzuye umwuka wera. Ariko iherezo rya Gehazi ryabaye ribi kubera gukunda amafaranga. Dusoma undi muntu wabaye umwigishwa wa Yesu aba intumwa ye witwa Yuda. Yuda yahamagawe nk'uko abandi bose bahamagawe. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko Yuda niwe wenyine afite umwihariko we, kuko niwe wavuye i Yudaya. Abandi bose bavuye i Galilaya, ariko Yuda ava i Yudaya. Ahamagarwa mu ntumwa za Yesu, kandi aba ari we ushingwa umufuka w'impiya. Ariko hari uburyo ngo yakoragamo igihe cyose, kandi muzi ku iherezo rye Yuda yarangije nabi kuko yapfuye azize amafaranga. Umuhamagaro wa kane ni umuhamagaro w'umurage. Umuhamagaro w'umurage ni hahandi umuntu w'umuyobozi. Hari abantu b'abayobozi babaho, ariko bakaba bafite izina n'ubundi ry'itorero ribanditseho. Bene uwo iyo agiye gusaza niwe ushobora gutoranya umuntu uzamusimbura. Dusoma kuri Eliya na Elisa. Ubwo Elisa yaramenye yuko shebuja agiye kuzamurwa mu ijuru, yaramubwiye ati ndagusaba ikintu, undage imigabane 2 y'umwuka wawe. Uhamagaro w'umurage ni hahandi umuntu ari umuyobozi, ari we ushobora gutoranya uzamusimbura. Hanyuma umuhamagaro wundi ni umuhamagaro w'amashuri. Umuhamagaro w'amashuri hari imirimo ikorwa n'abanyetorero, ikorwa mu itorero, ariko igakorwa n'abantu kubera yuko babyigiye. Iyo dutoranya
abantu bashinzwe gucunga amafaranga. Ntabwo bavuga ngo uyu muntu akwiriye kuba yuzuye umwuka wera, uyu muntu akwiriye kuba yaravutse ubwa kabiri, ariko rimwe na rimwe hari izindi ndangagaciro tureberaho. Baravuga ngo akwiriye kuba afite impamyabushobozi mu icungamutungo cyangwa mu bucungamari. Abo ni abashinzwe gucunga amafaranga. Ijambo ry'Imana ritwereka ko hari impamvu Imana yaduhamagaye. Dusoma mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo Imana cyambere cyatumye iduhamagara, yaduhamagariye kuja mu bwami bwayo no mu bwiza bwayo. Tubisoma mu ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abitesaloniki, ibice 2 umurongo w'12, ndetse no rwandiko rwa kabiri ibice 2 umurongo w'14. Imana yaduhamagariye kuja mu bwami bwayo no mu bwiza bwayo. Hari amagambo Yesu yaganiye n'abigishwa be dusanga muri Luka ibice 22 umurongo wa 28, aho yababwiye ngo nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami. Umuhamagaro wacu wa mbere, Imana yaduhamagariye kuja mu bwiza bwayo no mu bwami bwayo. Umuhamagaro wacu wa kabiri, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yaduhamagariye kwera imbuto. Tubisoma mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 15 umurongo w'16. Ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Arababwira ngo simwe mwantoranije, ahubwo ngo nije wabatoranije, kandi n'abatoranije kugira ngo mwere imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho ibihe byose. Umuhamagaro wacu Imana kandi yaduhamagariye kugira ngo tuyikorere. Ni impamvu y'imihamagaro duhaye tuvuga. Imana yaduhamagariye kuyikorera. Byanditse mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso mu bice 2 umurongo w'10, aho avuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo, iyi Imana yiteguye uhereye kuva kera. Impamvu ya kane yatumye Imana iduhamagara, Imana yaduhamagariye gusa na Kristo. Tubisoma mu ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye abaroma mu bice 8 uhereye ku murongo wa 28, ariko cyane cyane ku murongo wa 29 n'uwa 30. Haravuga ngo ab'Imana yamenye kera, yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatoranije, kandi ngo abo yatoranije abahaye ubwiza. Imana yaduhamagariye gufatanya na Kristo. Tubisoma mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto mu bice igice cya mbere umurongo w'9. Haravuga ngo Imana yaduhamagariye gufatanya n'umwana wayo. Imana ishimwe. Izo ni impamvu zatumye Imana iduhamagara. Ngiye kubabwira ibintu byatuma umuntu aramba mu muhamagaro. Ijambo ry'Imana ritwereka ko hari ibintu umuntu yakora kugira ngo arambe mu muhamagaro. Icyambere cyatuma umuntu aramba mu muhamagaro no kwizera Imana no guhora uyitunganiye. Ijambo ry'Imana ritwereka ko kwizera niko gukomeza umuhamagaro wacu. Kwizera niko gukomeza umuhamagaro wacu. Nirwo rurimi Imana ivuganiramwe n'abantu bayo. Kwizera Imana no guhora uyitunganiye. Mu ijambo ry'Imana mu Baheburayo mu bice 11 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo utizera ntibishoboka yuko anezeza Imana, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko ibaho kandi ikagorera abayishaka bose. Kwizera Imana no guhora uyitunganiye. Icya kabiri cyatuma umuntu aramba mu muhamagaro no gukorera Imana ukiranuka. Tubisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu bice 2 umurongo w'10 kuri be yawo. Ni amagambo yabwiwe umugabo witwa Paul Carpe. Paul Carpe yari umuyobozi. Yari umuyobozi kandi umuyobozi mwiza. Yapfuye Paul Carpe bamutwiste mu muriro. Kiriya gice cya kabiri uhereye kuri uriya murongo ngira ngo no wa 7 cyangwa hepfo gatoya, ni ubutumwa ku itorero ryo muri Sumurina. Ubutumwa burareba itorero ryose, ariko hari umwihariko w'uyu mukozi w'Imana witwaga Paul Carpe. Hari amagambo yabwiwe ngo uje ukiranuka, uzagende kugufa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ikintu cyatuma umuntu aramba mu muhamagaro cyangwa akawusoza neza no gukorera Imana ukiranuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uje ukiranuka, uzagende kugufa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Mu Migani ibice 12 umurongo wa 28 haravuga ngo
mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo, kandi mu nzira zaho nta rupfu rubayo. Icya gatatu cyatuma umuntu aramba mu muhamagaro ni amasengesho menshi. Umuhamagaro wawe ugoteshe amasengesho. Mu muhamagaro habera intambara, mu muhamagaro habamwo intambara. Mu muhamagaro twahamagawe n'Imana habamwo intambara, kandi zimwe zishobora kuza zigwiririye umuntu utazi naho zivuye. Intambara zishobora guturuka mu bo mukorana, intambara zishobora guturuka mu bakuyobora, intambara zishobora guturuka mu bo uyoboye, intambara zishobora guturuka mu muryango wawe, intambara zishobora guturuka mu baturanyi bawe, intambara zishobora guturuka ahantu hose. Satani ashobora kukuremaho urugamba. Mu muhamagaro habamo intambara. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka ko uburyo bumwe dushobora gusohoka muri izo ntambara ni amasengesho. Umuhamagaro wawe ugoteshe amasengesho. Abakozi b'Imana babayeho tugenda tubona baragiye bahura n'ibihe bikomeye. Ijambo ry'Imana ritwereka ko nta gihe kigeze cyorohera abakozi b'Imana, ariko abakozi b'Imana bagiye biyambaza Imana bagasenga Imana, kandi Imana ikabakiza mu ngorane zose bagiye bahura nazo. Iyo dusoma igitabo cya Daniel igice cya 6 umurongo wa 5, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Daniel ngo bamushakaho impamvu nyinshi, bamushakaho impamvu yamutsindisha mu by'amategeko y'Imana ye, ariko bamuburaho impamvu, bamuburaho icyaha, bamuburaho igicumuro, kuko yari umwiringirwa. Ndagira ngo nkubwire ko niba warahamagawe n'Imana, uzahura n'ibintu bikugerageza, uzahura n'ibintu bishaka kukunyeganyeza mu murimo w'Imana. Mu muhamagaro habamwo intambara, ariko uburyo dushobora kuzisohokamo ni amasengesho. Mu masengesho niho turwanira intambara zo mu mwuka, kugira ngo tuvaneho inzitizi zose ziri imbere yacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo tugenda mu buryo bw'abantu, ariko ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kandi ngo n'intwaro zacu z'intambara si nk'iz'abantu, ariko imbere y'Imana zigira imbaraga. Ikindi kintu cyatuma umuntu aramba mu muhamagaro ni ukwirinda muri byose. Ndi ku magambo avuga ibintu byatuma umuntu aramba mu muhamagaro. Kwirinda muri byose. Paulo yandikiye Abikorinto mu rwandiko rwa mbere mu bice ngira ngo ni 9 umurongo wa 25, arababwira ngo umuntu wese urushanwa mu birori yirinda muri byose. Abandi ngo bagenzereza gutyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko aravuga ngo twebweho tugenzereza gutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Aravuga ngo nanjye ndiruka ariko sinkutadahwaja, kubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha. Aravuga ngo nanjye mbabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa, kugira ngo ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntazaboneka yuko ntemewe. Umunyamuhamagaro agomba kwirinda muri byose. Kwirinda ni indangagaciro ikwiriye kuranga umuntu wahamagawe n'Imana. Hari ibintu byinshi birwanya imihamagaro yacu, ariko twirinde muri byose. Ikindi cyatuma umuntu aramba mu muhamagaro no gutumbira ingororano azagororerwa. Imana ishimwe. Paulo yandikiye Abafilipi mu bice 2 umurongo wa 14, arababwira ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa, kugira ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana zavuye mu ijuru. Gutumbira ingororano uzagororerwa bikomeza umuntu w'Imana mu muhamagaro we. Reka mbabwire ibintu byatuma umuntu asoza nabi urugendo rw'umuhamagaro. Icyambere no kwimika ibyaha, no gukora ibyaha kandi warakijijwe. Kwimika ibyaha. Ibyaha birarimbuza, kandi umuntu atirinda agakora ibyaha ashobora kuzasoza nabi umuhamagaro we. Mu ijambo ry'Imana tubona abantu b'abakozi b'Imana bakoze imirimo ikomeye, banafite n'ibigwi muri uyu murimo, ariko kubera yuko batirinze, kwiherezo bagize ubuzima bubi, basoza nabi kubera yuko batarinze umuhamagaro wabo. Dusoma bene Eli. Bene Eli ni abatambyi babayeho mu isezerano rya kera. Tubasoma mu gitabo cya mbere cya Samuel ibice 2 uhereye ku murongo wa 12, tuhasanga ibyaha bya bene Eli. Bibiliya iravuga ngo bene Eli bari bigoryi. Twageza ku murongo wa 22 hakavuga ibindi byaha bya bene Eli. Bari bafite ibyaha 2 by'ingenzi bakundaga gukora, kandi byatumye Uwiteka abazinuka, nubwo bari abakozi b'Imana. Bene Eli icyaha cyabo cya mbere, Bibiliya iratubwira ngo banduje igicaniro cy'Uwiteka. Bari abatambyi bitwarira abantu, bashinzwe kwitambirira abantu no kubatangira ibitambo.
ariko ngo ubwo bakoraga umurimo w'ubutambyi ijambo ry'Imana isomye muri icyo gice cya kabiri kiratubwira ngo bakirimo bakora umurimo batararangiza gukora uwo muhango ngo batumaga abagaragu babo bakabwira bati nimugende mutujaburire inyama mutuzanire kuko turashaka kurya inyama zitetse ntabwo dushaka kurya izokeje bakagenda ngo bagafata ibyuma byarura bagatikura mu nkono z'inyama zitetse ibyo ngo bibabaza Uwiteka kandi inyama zose z'ibitambo zari izabo ntibategereza igitambo ngo kirangire ntibategereza igihe cy'Imana cyo gutamba ibitambo ngo kirangire babone kurya inyama ariko ngo banduze igicaniro cy'Uwiteka bituma Imana ibarakarira cya kabiri tugisanga ku murongo wa 22 w'ico gice Bibiliya iravuga ngo bafatiraga abagore n'abakobwa ku miryango y'ihema y'ibonaniro bakabasambanya ibyo ngo bibabaza Imana ibibwira Eli uhereye ku murongo wa 27 Imana ibwira Eli ibyizakorera abana be ibintu byatuma umuntu asoza nabo umuhamagara hari abantu benshi bazi kuvuga ijambo ry'Imana bazi no gutondokanya n'amagambo bazi kuyavuga neza cyane icyo si igitangaza ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo twirinde mu murimo w'Imana kuba umuntu yakwigisha abandi bagafashwa kuba umuntu yakwereka abandi inzira y'ubugingo bakazajyayo ariko we ntajeyo birashoboka yuko umuntu yakwereka abandi inzira ija mu ijuru ariko we atari mwajayo ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo bene Eli bari abatambyi mu isezerano rya kera abatambyi bari abantu bakomeye ni abantu bari ku murongo w'imbere ni abantu bari bubashwe bari abo mu bwoko bwa Lewi n'ubwoko butigeze buhinga tibwigeze bugira imiruho abandi bose baragendaga bagahinga bakabazanira icyacumi bakarya ariko bakoze ibyaha Imana irabazinukwa iravuga ngo nzakora ikintu ibwira Eli iramubwira ngo nzakora ikintu mu Isirayeli kandi uzacumba wese amatwi ye ngo azacura ingereri abandi bantu dusoma babayeho mu isezerano rya kera bagakoresha imbaraga nyinshi cyane mu murimo ariko iherezo ryabo rikaba ari iherezo riri dute n'abantu tuduca ku iherezo ryabo n'umugabo witwa Samsoni n'umunazire icyuma cyo gosha ntabwo kigeze kimuca ku mutwe ahereye akiva mu nda ya nyina yitwa umunazire yakoresheje imbaraga nyinshi cyane yari umunaziri yari afite imbaraga z'Imana kandi imbaraga ze zari mu musatsi kuko icyuma cyo gosha ntikigeze kimunyura ku mutwe Bibiliya itubwira ibihe bine bya Samsoni byiza byabayeho yigeze ahura n'umugunzu w'intare intare y'insoresore ikimuna ngo arayifata arayivutagura ayitura hasi Samsoni yari umunyambaraga intare y'insore sori ishaka kumutontomera Samsoni ngo arayifata ayikubita hasi Samsoni yigeze afata ingunzu 300 mu Kirundi bavuga ngo ni imbwebwe 300 ngo azifambiranye imirizo azohereza mu mirima y'Abafilistiya ziratwika ingano ngo buca Abafilistiya basanga imirima yabo yahiye ngo barabaza ngo ninde wakoze ibi ariko bose ngo baravuga bati nta wundi ni Samsoni ibyo ni ibihe byiza yari afite Samsoni ngo yigeze afata akasa y'indogobe indogobe yapfuye akasa yakari ku musozi Abafilistiya ngo bamutuza aragafata arakubita ibirundo arakubita abagore ngo bararirimba Samsoni yararirimbwe Samsoni yigeze afata ibikingi by'amarembo kubera imbaraga ze arabishikuza Abafilistiya bamugose bari mu nzu arabishikuza arirukanka bishira ku rutugu aragenda arabacika ariko iyo dusoma iherezo rye wa munyambaraga ntabwo yarangiye ari umunyambaraga ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni mu bice 16 ngira ngo by'abacamanza Samsoni yarangije nabi yarangije Abafilistiya ba mufashe Delila mwogosha umusatsi wari mu imbaraga ze Delila ngo aramushinyagura aramubwira ngo Samsoni wapfa Abafilistiya baragusumiye yibwira yuko ngo ari bubyuka ari bukanguke nka mbere ariko ntiyamenya yuko imbaraga z'Imana zamushizemo Imana ijire ku muntu ariko yarabanje kumurwaza Abafilistiya baraza ngo baramufata bamunogoramwe amaso bamugira umushyi w'ingano Samsoni yageze iherezo ritari byiza nubwo tumusanga muri za ntware hariya mu Baheburayo ariko nta byinshi bamuvugaho mu magambo asa no kunyuraho kubera yuko ntituzi ibye Bibiliya iravuga ngo ari muri za ntware ariko iherezo rye Bibiliya iratubwira ngo ntiryabaye ryiza gusa Imana kubera yuko ari umunyambabazi hari aho yigeze asenga isengesho rya nyuma abwira Imana ati Mana nyibuka aka kageni konyene gusa nyibuka iri rimwe gusa ngo afata ibikingi afata inkingi z'urusengero Abafilistiya ngo bahaye bamushinyagurira abahanga bavuga yuko ari cyo gihe yarahasaba Imana imbabazi ari nacyo gihe yamubabariye
kuko Imana ni nyembabazi. Bibiliya iratubwira ngo Imana ntabwo izata umuntu wayo w'intungane kandi ngo ntizaramira inkozi z'ikibi. Undi muntu wabayeho kandi aba igihangange uzwi mu isezerano rishya ni umugabo witwa Yuda. Yuda ari mu bigishwa ba Yesu, ari mu ntumwa 12, kandi Yuda afite umwihariko, niwe wari ushinzwe kubika umufuka w'impiya amafaranga, ariko ngo igihe cyose yakundaga gukoramo. Hanyuma rero abantu ngo bagenza umwami Yesu ngo barabaza bati ninde wamudushakira, ninde wamuduha? Yuda aza ari uwa mbere kubera yuko yakundaga amafaranga. Iherezo rya Yuda ryabaye ribi. Ikintu cyatuma umuntu asoza nabi bwa mbere umuhamagaro no kwimika ibyaha. Yo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma ibice 6:12 haravuga ngo ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarikira. Icya kabiri cyatuma umuntu asoza nabi umuhamagaro no guhaga ivutu no kwiganyira iby'isi. N'amagambo Yesu yabwiye abigishwa be, tuyasoma mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 21:36. Yarababwiye ngo Yesu aganira n'abigishwa be yavugaga ibyo kugaruka kwe gutwara itorero rye. Adakubwira abigishwa kuri uwo murongo, arababwira ngo mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu n'amaganya y'isi, ngo uwo munsi ntuzabatungure kuko uzatungura abari mu isi umeze nk'umutego. Guhaga ivutu no kwiganyira iby'isi bituma umuntu w'Imana asoza nabi umuhamagaro. Icya gatatu gishobora gutuma umuntu asoza nabi umuhamagaro no kuba mu ntambara nyinshi kandi zirambye. Nababwiye ko mu muhamagaro habamwo intambara, ariko iyo zibaye nyinshi ku mukozi w'Imana benshi barananirwa, bakava mu byizerwa, bakava mu muhamagaro, bagasoza nabi umuhamagaro wabo. Iyo mpamvu intumwa y'Imana Paulo mu magambo yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo ariko njyeweho meze nk'ibisutswe ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye. Aramubwira ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo mucamanza utabera azampa kuri wa munsi. Ariko aravuga ngo sinjewe njenyine, nabifuza kuzaboneka kwe bose. Icyanyuma cyatuma umuntu w'Imana asoza nabi umuhamagaro n'umunaniro wo mu mwuka, kudasenga no gusoma ijambo ry'Imana. Mu muhamagaro haba mu munaniro. Tugira imirimo myinshi ivunanye mu murimo w'Imana, ariko mu byo twakora byose twihatire gusoma ijambo ry'Imana. Hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa, ni nayo nsorejeho, yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14:23. Yaravuze ngo umuntu nankunda agitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda kandi je na data tuzaza tugumane nawe. Paulo yandikira Timoteyo, ngira ngo ni mu bice 2:14, aramubwira ngo ariko mwana wanjye Timoteyo, weweho ugume mu byo wize, ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza. Aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumbetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ndagira ngo umunaniro, twirinde umunaniro. Igikoresho cy'imbaraga kandi cy'ingenzi ku mukozi w'Imana wese ni ijambo ry'Imana. Twihatire gusoma ijambo ry'Imana. Ndabifuriza mwese kuzasoza neza iby'uru rugendo. Ndabifuza mwese gukomera mu muhamagaro wanyu. Imana idufashe kandi Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Niba hari umuntu wumva yaracogoye, akaba yaracogoye muri uyu muhamagaro, akaba yumva intambwe ze zitagihagaze neza mu nzira y'Imana mu muhamagaro we, akaba yarahuye n'ibintu bimuzunguza bikamuzunguza, byashoboka yuko ibihe bya corona bya covid bitabaye neza ku buzima bwawe, ariko ongera uhagarare mu mwanya wawe, ongera uhagarare ku rufatiro rw'ukuri, ongera uhagarare ku rutare. Yesu arashaka kuguha imbaraga zo kukwambutsa kugira ngo uzabone ingororano z'imirimo wakoreye. Yohana yaranditse aravuga ngo mwirinde mutazabura ingororano z'imirimo mwakoze. Mwarimu nagira ngo uhaguruke dusenga Imana. Tugiye gusengera uwo wese wumva afite icyifuzo imbere y'Imana, akaba yasaba Imana kugira ngo imuhe imbaraga zimufasha gukomera muri uyu murimo. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo ibihe byatambuka, nubwo ibihe byahinduka, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo we ntajya ahinduka. Uko yarari kera n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora ibihe byose. Mwarimu wasenga. Twese uri mu ijuru,
Mana yacu y'imbaraga, Mana yacu y'imbabazi, ijambo rye tumaze kuryumva kandi ijambo rye tumaze kuryakira. Tugushimiye ko tumaze kwibutswa iby'umuhamagaro wacu, kandi tugushimiye ko niwe Mana waduhamagaye kandi waduhamagariye ubugingo buhoraho ndetse n'ingorano z'ibyo dukora tukiri aha mu isi. Niyo mpamvu dukomeza dusenga ngo dushoboze ntitukabure iby'ingorano twakoze tukiri aha mu isi. Mana, tumaze kwibutswa umuhamagaro wacu kandi tubwiwe byo guhamagarwa no gutoranywa kwacu ndetse n'uburyo twabasha kubirinda, kandi ijambo ryawe ritugira inama ry'ibyo tugomba kwirinda kugira ngo uyu muhamagaro tuzawusoze neza. Harimo kutimika ibyaha mu mitima yacu, mu mibiri yacu, mu ngingo zacu, kudakora n'ibyaha umurimo wawe, kwirinda ibitotsi n'uburangare. Tubwiye ibitari bikeya udushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwana w'intama w'Imana, ijambo rya nirindirwe mu mitima yacu turyubakeho, kuko naryo ni bimwe mu byadufasha kugira ngo dukomeze uyu muhamagaro kandi tuzawusoze neza. Mwami wanjye, tubwiye bene Eri uburyo bitwaye ntibagenza neza ibyo mu nzu yawe no mu rugo rwawe, bituma baca ku ngoma bagira iherezo ribi. Mwami wanjye, mwana w'intama w'Imana, udushoboze rero twebwe dukanguke cyane kugira ngo twite ku guhamagarwa no gutoranywa kwacu, kuko uri Data wa twese mwiza wo kuduha imbaraga. Izina ryawe nirishimwe. Ushoboze buri wese wumvise iri jambo, ushoboze abakozi bawe mu nzego zitandukanye. Urakoze mwana w'intama w'Imana, hari abashumba bacu baturagiye mu byiciro bitandukanye, tubasabiye imbaraga kugira ngo bashoboze bazasoza amahoro. Urakoze mwana w'intama w'Imana, bakuru b'itoro bashobozwe nawe, abarimu dushobozwe nawe, abadiyakoni turabasengeye kugira ngo bashobozwe nawe muri uyu murimo wabahamagariye. Mwami, ubambike imbaraga, baririmbye bibe gutyo, abanyamasengesho biteho, abakristo bose abahamagawe n'umwami Imana bashobozwe nawe. Urakoze Mwami, uturinde cyane kandi tuzirikane ubunaziri bwacu naho imbaraga ziva, ntitukamena ibanga ry'ubwami bw'Imana. Udushoboze rero. Urakoze, hereza umugisha umushumba utuganiza ijambo ryawe, natwe abaryakiriye mu izina rya Yesu. Umuntu wese asabye imbabazi aho yumva yaratenebukiwe, kandi nanone wari ukomeye akomeje gusaba imbaraga zimushoboza gukomera. Nuko twereze gukora umurimo wawe kandi ushoboze, kuko uri Data wa twese mwiza. Natwe tuzavuga nka Pawulo tugeze ku musozo w'urugendo, tuva ko twarwanye intambara nziza, tukarinda ibyo kwizera. Tuvuge ko ibisege tubikiwe, Mwami, ikamba ryiza wateguriye abakwizera. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye kweza wejeje umuntu wese, kandi tugushimiye n'imbaraga uhaye umuntu wese kugira ngo dukomeze umuhamagaro n'urugendo tuzabisoza amahoro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryawe tumaze kumva no kwakira, kandi n'umushumba tuganije nawe, Imana imuha umugisha. Nahanjye nahaweho gukomeza gutoranywa kwacu. Imana rero ibishimirwe, tugirwa inama n'ijambo ry'Imana, kandi n'ejo tuzakomeza ku cyumweru dukomeze. Ubwo rero ukomeze uzirikane guhamagarwa kwawe, nk'uko Pawulo nawe abivuze abwira ab'Ikorinto ati muzirikane uko guhamagarwa kwanyu. Kandi arangije avuga atari imfura abakomeye bahamagawe si benshi, ahubwo Imana yagitoranya aboroheje. Buriya nawe wari woroheje, nanjye nari noroheje, ariko Imana tugira icyo cyizere, itugabira umurimo wayo. Ubwo rero tubiha agaciro kandi tugerageze rwose, kuko n'umwuka wera nk'imbaraga yarasutswe nk'umufasha kugira ngo dukorere Imana kandi twambaye gukiranuka, twiringiye ko tuzashobozwa n'Imana. Ntabwo tuzagwa mu nzira mu rugendo, ahubwo tuzasoza amahoro. Imana ibahe umugisha, mushyire mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ribasaba. Dushimye Imana abanye natwe muri no gahunda, tugeze ku musozo, kandi namwe turabashimiye ababanye natwe. Tugiye kubagezaho amatangazo make gusa nk'uko dusanzwe tubyibukiranya. Nyuma yaho turasoza dusaba umushumba wacu watuganije ijambo ry'Imana kudushimirira Imana n'ubundi yabanye natwe, ariko kandi anasengere n'ibyifuzo biri hagati muri twebwe, asengere n'ibyifuzo by'umurimo w'Imana, n'inyubako y'urusengero y'Inyarugenge dukomeje kubaka, asengere itorero, asengere abera mu mpande zose z'isi, asengere igihugu cyacu. Mbega uko umwuka w'Imana amushoboza, araza gusengera ibyo byifuzo bitandukanye, anatwaturaho umugisha w'Imana twese dutandukana. Abari kuri ku buhanga bw'ibyuma, equipe technique, baze kudusezera n'ubundi dusangira indirimbo imwe ya korale n'ubundi n'ubutumwa bwiza. Rero icyo twibukiranya, icya 10 n'amaturo dukomeje kubikora, nubwo bimeze gutya, ariko umurimo w'Imana urakomeje n'ubundi. Rivuga butumwa muraribona, rirakorwa. Ubwo rero ibyo byose bikeneye ubufasha bwanyu mwese muri bwa buryo bwose. Icya 10 n'amaturo biratangwa muri ziriya nzira, kuri beka n'abanyabaturage na Momo Pay, ndetse n'inyubako irakomeje, iranayo tunyuza kuri iriya konte muri mwo mubona yo muri beka, kandi inyubako yigeze kure.
kandi rwose hari ibintu byinshi turimo dusoza cyane byihutirwaga, ariko kandi turingira ko Imana izakomeza kudufasha. Ubwo rero Imana ibaha umugisha, kandi n'abakene n'abakomeje gufashwa, konte murayibona irayo muri banki y'abaturage, ndetse na Momo Pay nayo irakomeje. Imana rero ibahe umugisha. Ndibwira ko zose bari bazishyizeho ari 10 n'amaturo, ari abakene, ari inyubako na Momo Pay. Imana ibaha umugisha. Tuzi neza ko kubikora tubikunze, tuzi neza ko tuzabigorerwa, kandi tukiri munsi tugenda duhabwa umugisha w'Imana. Iryo rwose ni itegeko ry'umwami, iryo ni ijambo ry'Imana ryandikishijwe, ntaho twarinyura, kandi ijambo ry'Imana ntirihinduka. Imana iri bashyigikire kandi ibaha umugisha. Tubifurije umugisha w'Imana, mwakoze kubana natwe. Ubwo tuzongera ku munsi w'ejo kuwa gatanu, n'ubundi kuri ya saa ya saa sita. Imana ibaha umugisha kandi mugubwe neza muri gahunda zanyu zose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka umushumba sengera ibyifuzo bitandukanye, anatwaturaho umugisha. Imana ibaha umugisha, murakoze. Arakoze cyane mwarimu. Mbere yo gusenga nagira ngo nubundi menyesha abanyetorero bacu hamwe no kubashimira imirimo mwakoze, cyane cyane ijanye no kubaka urusengero. Ndabizi ko munyotewe cyane no gusenga. Ubu tugeze ahantu heza, turimo turasoza imirimo twarimo dukora. Urabizi ko inyubako yacu itandukanye n'izindi, hari ibyo dufite byihariye ku nyubako yacu bitari ahandi. Ibyo nibyo twarimo dukora, tukaba muri iki cyumweru tugeze ku cyiciro navuga gikomeye cyo gushyira kamera mu rusengero. Icyo nikirangira, twifuje yuko byarangirana n'iki cyumweru, mu cyumweru gitaha tugatangira kunegosiya ko badukingurira. Mukomeze rero mwihangane, ntabwo imirimo izaba irangiye. Hari ibyo twasabye twakora, ariko ibindi tukazabikomeza kubikora bamaze kudukingurira urusengero. Ubwo rero abakorera Imana bakomeze n'ubundi bakora umurimo wo gutanga nk'uko babibabwiye. Ndabashimira mwebwe mwese kubwo amasengesho yateguwe n'itorero ryacu, nk'uko gahunda mwayigejweho n'abayobozi ku midugudu. Hari amasengesho ajyanye n'ibyiciri, uko ibyiciri byose byateganyirijwe, n'ubundi ari amasengesho muzagende muyasenga nk'uko ari. Dukomeje gusenga Imana kugira ngo ibihe bya COVID, n'ubundi COVID igende igabanuka mu gihugu cyacu, kugira ngo tuzongere tubone umudendezo mwiza wo gusenga. Nagira ngo dusenge Imana. Mana, ndagushimiye ko ari wewe imbaraga dufite mu muhamagaro wacu. Intumwa yawe Paulo yaravuze ngo tuzirikane guhamagarwa kwacu, kuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abanyambaraga bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ariko Imana ngo yatoranije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Turagushimiye ko ari we imbaraga z'abakozi. Turagushimira ko ari we uduha gukora no guhagarara mu murimo wawe. Ntabwo twabyishoboza twenyine ubwacu. Abakozi b'Imana babayeho bakoze ibintu by'imbaraga by'ubutware. Ijambo ryawe riratubwira, ritwereka igicu c'abahamya benshi, igicucu c'abahamya benshi bagukoreye kandi barakiranuka mu murimo ndetse bagira n'iherezo ryiza. Turasengera iherezo ry'abakozi bawe twese, uhereye ku bashumba, uhereye ku bakuru b'itorero, ababwiriza butumwa bwiza, abadiakoni ku midugudu yacu yose mu itorero ryawe, abahagarariye za komite mu byiciro bitandukanye, wowe wese ufite inshingano y'ubuyobozi mu ntoki ze, turamusengeye kugira ngo umushoboze kandi umwambike imbaraga, umusiga amavuta kugira ngo arwane intambara nziza yo kwizera, kugira ngo asingire ubugingo buhoraho. Komeza kubana n'abantu bose badukurikiye kuri uyu munsi, kandi ukangure imihamagaro yacu kugira ngo twongere kugira inyota yo kugukorera. Ndagushimiye ko Mana uzakomeza kuduha ibihe byiza, kandi uzadukingurira imiryango kugira ngo twongere guhurira mu nzu yawe. Dusengeye gahunda zose ziri imbere yacu, n'inzitizi zose zishobora kuba ziriho. Mana, muri uyu murimo turifuza gukingurirwa urusengero. Turagushimira imirimo yakozwe n'abanyetorero, kandi tugushimiye ko buri wese uzamuha imbaraga zo kumukomeza kugira ngo azabone ingororano z'imirimo yakoze. Dusengeye abadufashije muri iyi gahunda kw'ikoranabuhanga kugira ngo nabo bagirire neza. Turabizi yuko muri uyu murimo Mwami nta kindi gitoya kibaho, icyo umuntu yakoze cyose agikoranye urukundo. Mana, turamusengeye kugira ngo azagihemberwe. Icyubahiro rero kibe icyawe, komeze kubana natwe iminsi yose iri imbere, niko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana abarinde.